muhanzi akaba n'umwanditsi ukomeye cyane mu gihugu cya Amerika John Legend yagarutse ku bihe byizagire muri parike y'Ibirunga ubwo yari mu Rwanda aho yakoreye igitaramo kuwa 21 Gashyantare mu mwaka wa 2025. John Legend yagize umwanya wo gusura ibice bitandukanye by'u Rwanda birimo parike y'igihugu y'Ibirunga ibarizwa mu Kinigi. Mu butumwa John Legend yakurikijeho buherekejwe n'amashusho agaragaza urugendo rwe n'umugore we Chris bagiriye muri parike y'Ibirunga. Yavuze ko yishimiye ibyiza byayo mu magambo yashyize kuri Facebook ye na Instagram. Mu magambo y'Icyongereza yagize ati ugenekereje mu Kinyarwanda, ubwo twari mu Rwanda twitabiriye Move Africa twagize umwanya wo gutembera tugira amahirwe yo gusura ingagi aho sisanzwe ziba. Mu by'ukuri byari ubundi bunararibonye mu buzima. Turashimira abanyarwanda uburyo batwakiriye n'uburyo bakiramo abashyitsi, urugwiro n'umutima ukunze. Ni ubutumwa John Legend yashyize ku mbuga nkoranyambaga yishimira kuba yarasuye parike y'Ibirunga akabasha kwihera ijisho imibereho y'ingagi. Ubwo aheruka i Kigali ku ya 21 Gashyantare mu mwaka wa 2025, John Legend yakoreye igitaramo gikomeye cyane cy'amateka akitabiriye n'abarenga ibihumbi 8 baturutse mu bihugu 41. Uretse parike y'igihugu y'Ibirunga, uyu muhanzi uri mu bakomeye ku isi bakora injyana ya R&B yanasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 rwa Kigali, asobanurirwa byimbitse amateka y'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bamusobanurira uko yahagaritswe naho u Rwanda rugeze rwiyubaka. Uyu mugabo yafashe umwanya wo kunamira abaje Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse ashyira n'indabo kumva mu rwego rwo kubahesha icyubahiro. John Legend ni umwe mu bahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga ahazwiho ubuhanga mu kwandika indirimbo no kuzicuranga na piano. John Legend yakunzwe mu ndirimbo nyinshi zirimo All of Me, Love Me Now, You and I, Tonight n'izindi nyinshi. John Legend ageze muri iki kibaya mbere yo kurira umusozi w'Ibirunga yabanje gufata ifoto ugaragaza ko yishimye cyane ari kumwe n'umugide witwa Nine w'igihugu ukunze kugida abanyamahanga benshi, bigaragaza ko yishimye amushyira karabo mu mutwe. John Legend yishimiye urugwiro yagiranye n'abanyarwanda bananyujijemo mu byinisha n'ikinimba. John Legend yasuye parike y'Ibirunga ari kumwe n'umugore we kimwe n'abandi benshi basuye parike y'Ibirunga. John Legend hari aho yagiraga kananirwa akabanza karuhuka. Ubwo Legend n'umugore we bitegerezaga ingagi muri parike y'Ibirunga wabonaga ko bishimye cyane. John Legend nk'uko mu magambo yabyivugiye ahamya ko gutembera parike y'Ibirunga bwari ubunararibonye buhambaye cyane yagize mu buzima. Njye nari kubw'Imana Jean Claude mwabanaga muri no nkuru. Stay on touch.